Hari abantu benshi batekereza ko kugira ngo umuntu yicuze kuba yarabatakaje bagomba kumusaba imbabazi kenshi, kumwikuraho cyangwa kumwereka ko bamukeneye. Ariko se ibyo nibyo bikora? Abanga mu mitekerereze y'abantu bavuga ko akenshi umuntu atangira kwicuza iyo abonye ko uwo yataye yakomeje gutera imbere aho gusigara mu gahinda. Muri iki kiganiro turasesengura uburyo bwubaka butuma umuntu ashobora kwicuza kukubura, tutagamije kwihorera cyangwa gukina n'amarangamutima y'abandi, ahubwo tugamije kwiyubaka no kubaho neza. Ndetse ngo uhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi hano kuri Adolphe Talks. Iyo umuntu amaze gufata icyemezo cyo kugenda kumwirukaho inshuro nyinshi, akenshi bituma arushaho kwiyumva nk'uwafashe icyemezo cyiza. Umuhanga mu mitekerereze wita Dr. Guy Winch wanditse ku bijyanye no gukira ibikomere by'urukundo, agaragaza ko guhora usaba umuntu kugaruka bishobora gutinza gukira kwawe no gutuma undi atabona agaciro wari ufite. Aho kumwirukaho, emera ibibaye, ukomeze ubuzima bwawe. Ikintu gitera kwicuza cyane si amagambo menshi, ahubwo ni impinduka. Niba utangiye kwiga gukora cyane, kwiyitaho ndetse no kwambara neza no kugira icyizere, abantu benshi batangira kwibaza bati, ese koko twaratandukanye n'uyu muntu? Psychology Today ubwo ni ikinyamakuru cyanditse ko kwiyubaka nyuma yo gutandukana bifasha umuntu kongera icyizere no kubaho neza aho kwishingikiriza ku bitekerezo by'abandi. Hari igihe guceceka biba bifite imbaraga kurusha amagambo igihumbi. Ntukandike buri munsi, ntukamuhamagare buri saha, ahubwo ntukamwereke ko ubuzima bwawe bwahagaze nyuma yo kumubura. Icyo gihe nibwo ashobora gutangira kwibaza aho uri ndetse n'ukomeza. Jya usohokana n'inshuti zawe maze wikorere siporo, sura ahantu hashya, menya ibintu bishya. Nyuma umukunzi wawe cyangwa se inshuti yawe izongera ifuze kugaruka mu buzima bwawe bitagishoboka. Iyo ubuzima bwawe bugenda neza, ntabwo uba ushaka kwereka umuntu, ahubwo uba uri kwiyubakira ejo hazaza hawe. Abantu benshi baba bashaka kwereka ko bafite abandi bakunzi kugira ngo babaze abo batandukanye. Ibyo akenshi ntibiramba. Abashakashatsi bagaragaza ko ibikorwa byo kwihorera bitanga ihumure ry'igihe gito, ariko bikongera umubabaro nyuma. Umushakashatsi Jim Rohn we yaravuze ati, work harder on yourself than you do on your job. Iyo uhora wiyongerera ubumenyi, imyitwarire n'indangagaciro, n'abakuretse babona ko hari icyo batakaje. Hari inkuru nyinshi zisangirwa ku mbuga nka Reddit no mu biganiro bitandukanye, aho abantu bavuga ko nyuma yo gutangira kwiyubaka, abo batandukanye bongeye kubashaka. Ariko abenshi bavuga ko icyo gihe bo ubwabo baba bamaze guhinduka ku buryo batongera gusubira mu mubano wabasenyaga. Ibi twigisha ko intego nyamukuru atari ugutuma undi agaruka, ahubwo ari ukwiyubaka. Niba ushaka ko umuntu yicuza kukubura, ntugatakaze igihe ugerageza kumwereka icyo yatakaje, ahubwo mwereke mu buryo butaziguye binyuze mu buzima bwawe, dore ko natangira kubona uri umuntu ufite intego, uri umuntu ufite icyizere, uri umuntu ufite iterambere, azatangira kwicuza. Ndetse nubwo atazicuza, wowe uzaba waratsinze kuko uzaba wabaye umuntu mwiza kurushaho. Iyo wibanze ku kwiyubaka aho kwibanda ku kwihorera, nibwo uba utsinze kurusha byose. Dore ko abantu benshi bakunze kugera mu makosa, akumva ko kuba umuntu baratandukanye agomba kugenda akiyahuza inzoga, akajya mu ngeso zindi zitari nziza, kandi nyamara yagakwiye kwicara agapanga ubuzima bwe, kuko wa undi wamuvuyeho ashobora kuzongera kwifuza ko agaruka. Mu buzima iyo wibanze ku kwiyubaka ndetse no kwibanda ku byo twagiye tuvuga haruguru, ubuzima bwawe bugenda neza. Niba iki kiganiro cyakugirira akamaro, kanda like na subscribe, usangize n'abandi, maze dukomeze kwigira hamwe hano kuri Adolphe Talks, aho twigira amasomo yubaka mu buzima. Imana ibarinde kandi Imana ibahirwe n'amafaranga.